Njyewe nitwa Kagoyire Marie Claire, ndi Masenge, nkaba ntuye mu murenge wa Gakenke. Ndi nkorana n'umushinga Lift ugamije gusubiza abana ku ishuri. Muri uwo mushinga nkaba mfite umwanya wo kuba Masenge mu murenge wa Gakenke mu kagari ka Rusagara. Twagize amahirwe rero muri iyi minsi 2 tumaze aha ngaha turi kwiga uburyo ki twasubiza abana ku ishuri b'abana bataye ishuri. Ni amahirwe akomeye kuko cyari n'ikibazo gikomeye mu muryango aho dutuye, abana benshi bataga ishuri, ariko twagize amahirwe yo kuba turi umwe muri bo muri bariya bagiye kujya babasubiza ku ishuri, kandi twishimiye neza ko iki gikorwa cyo gusubiza abana ku ishuri kizagenda neza, kuko hari uburyo tuzabafata. Dufite n'urubohokero abana bazajya baganiriramo babana bataye ishuri, tuzajya tubahurizamo tukabaganiriza, tukumva ibibazo bafite, ese ni igiki cyatumye bata ishuri, ese ni iyihe impamvu zose, imbogamizi zose wa mwana yari afite zatumye ata ishuri, tukazumva tukamugira inama, bityo tukamusubiza ku ishuri. Kandi twebwe ingamba dufite nka ba Masenge mu miryango, ba Masenge mu mirenge, dufite ingamba y'uko abana bazasubira ku ishuri, dufite intego igira uti abana bose bige kandi batsinde. Ni gahunda twashimye cyane ya Lift, mwakoze kuza, mwaziye igihe, kandi natwe tubijeje ubufatanye, kuko icyo kibazo cyari gihari gikomeye cyugarije sosiyete muri rusange, ariko turahamya neza tudashidikanya ko icyo kibazo kigiye kuranduka burundu, bitewe natwe ba Masenge na ba Marume tuzafatanya, ndetse na ba Youth Ambassadors tuzafatanya kugira ngo tuzamure wa mwana uri hariya waseze mu rugo, ababyeyi babujije amahirwe yo kwiga, ariko wari ufite n'uburenganzira bwo kwiga. Uwo mwana tuzamwegera, tumuganirize byimbitse, atubwire icyatumye ava mu ishuri, kandi twebwe tube hafi y'uwo mwana, tube hafi y'umuryango we, bityo bituma umwana asubira ku ishuri nk'intego yacu igira ngo umwana wese yige kandi atsinde. Murakoze cyane.